kwizera nakuye ku musaraba kuzandengera kunyoboye ashoboye gutsindwa bavuga kuzava he unyoboye arashoboye azanyiza ibikomere. Ni indirimbo nkunda kuramya cyane no guhimbaza ndabikunda. Nzama ndirimba Yesu mvuga urukundo rwinshi rutagira akagero urwo yadukunze bamubambye ku giti ngo acungure isi yose wa musaraba we w'imbabazi niwo nje nifuza. Haleluya, 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 n'umukiza. Yandikira Vestine na Dorcas ko nabonye indirimbo zabo ebyiri iriya isaha n'umutaka ni Dani Mutabazi wazanditse ko nyine urumva nibitangaza nyine kuba yaba yandikira abastari nka bariya nawe ukaburimo nanjye rero Imana ikaba yaramukoresheje akadufasha urumva ikiganiro tuzongera tukigarure n'umuStar tuzakigarura ahubwo nyibwirira ubwo kuko wavuze ngo imyambaro ntuyitonaho konte ngo ntago wakwambara ikabutura ubwo uravuze ngo umukobwa wambara ikabutura ntagakijijwe. Oya kuba akijijwe ntabwo bivuze ko adakijijwe ahubwo buri afite uburyo nawe yumva ko imyambarire ye nta kintu imutwaye imbere y'Imana kuko ngiye ntabwo naza kujudginga umuntu mubwire ngo kuba wambaye ipantaro ariko twinjiye nko wenda tukajye nko ku ruhande rw'amadini urumva tujye nko ku ruhande rw'amadini nkubonye ndi umwadeperi ukaba uri umwadeperi mugenzi wanjye tugahura wambaye ipantaro nahagarara nkakubaza impamvu wayambaye yageze ushaka indirimbo z'uko tudasengana. Imirimo yawe Mana yose irahebuje ibyo ukora byose Mana byose birahebuje nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima. Aha ndakusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza uri kumwe natwe muri iki kiganiro. N'ubundi ni hano kuri SK50 TV tuba tuganira kwirigara kwirigara abantu bavuga ibintu byinshi bitandukanye iyo mwicaranye muri ahantu abantu bandi bicaye aho baganirira hari Nyamirambo bari ku Gisoro hari ahandi muri quartier baba baganira naho tuzahabasanga muri quartier aho abantu baganirira no mu rugo mwaganira ahantu hose umuntu ashobora kuganira akaganira yisanzuye nta bintu
bya protocole byinshi birimo, ahubwo ukavuga ibintu uko byumva nyine kwa kuri ubwira umuntu cyangwa kwa kuri tubwirana turi kuganira, niko kuri tuvugana n'umundi hano mu kiganiro, apana kuza kubeshya. Hari ukuntu abantu bakora ibiganiro bakigira beza mu bitekerezo, abantu bazi ubwenge cyane yego murabuzi, ariko ugasanga mu buryo bwa nyabwo bw'ukuri, mu by'ukuri ntabwo ari wa muntu. Wareba umuntu wa nyawe, wareba n'undi ukora ibiganiro ugasanga ni abantu batandukanye, ariko hano tuvuga ibintu uko tubiri n'ukuntu tubyumva. Uyu munsi ntabwo ndi kumwe n'abantu benshi, noneho ndi kumwe n'umuntu umwe, ariko ni umukristo. Turavuga ku bintu by'ubukristo cyane, tujye kuganira nawe. Turaganira kuvuga ngo umuntu ukijijwe ni gute agaragara ate? Se umukobwa ukijijwe bamurebera he? Bamurebera ku ijipo ndende, bamurebera uburyo agaragara inyuma, bamurebera gute? Nibyo ngibyo tujye kuganira. Reka muhe ikaze mu kiganiro nawe atubwire uko yiyumva n'uburyo ibyo turi kuganiraho abyiteguye, abanza twibwire, hanyuma ibindi biraza nyuma. Murakoze cyane. Nitwa Nyinawumuntu Divine, nkuko bibabwiye ndi umukobwa. Murakoze. Naza Divine, ko twavuze ko muri iki kiganiro nta bintu byo kwifata, mbona ushyizemo ibintu by'ubwoba n'ibintu bya protocole nyinshi. Turaganira koko twisanzuye cyangwa nawe ujye? Oya, nta bwoba mfite, ndavuga pe. Yego. Hanyuma mbere yuko twinjira muri sije yacu y'uyu munsi, Divine, urakijijwe? Yego, ndakijijwe. Wakijijwe ryari? Nabatijwe muri 2012 mu mazi menshi. Yego. Njye nari mbajije ngo wakijijwe ryari, kuko ushobora gukizwa nyuma yo kubatizwa cyangwa ugakizwa mbere yo kubatizwa. Murakoze cyane. Nakijijwe mbere yuko nakira Yesu, mbatizwa mu mazi menshi. Mbona ko rero biri na ngombwa ko mbatizwa mu mazi menshi kugira ngo nitwe umukristo no mu itorero. Yesu mwahuriye hehe? Nta munsi tudahura, buri munsi turahura. Ndavuga bwa mbere twahuye ndwaye. Ndamusaba ko ankiza, arankiza. Rero Yesu ahantu hambere namubonye nuko nari ndwaye akankiza. Urwaye aragukiza. Wakijijwe uri umwana mutoya, kuko n'ubu ngubu ntabwo uri mukuru cyane, ariko wari umwana mutoya. Ubu ngubu nibwo ugenda ugisobanukirwa. Yego, nakijijwe ndi umwana mutoya cyane. Baratwigisha ngo buri muntu wese rero ajya amenya gusobanura ibyo kwizera kwe. Ubu nawe ushobora kudusobanurira ibyo kwizera kwawe? Yego, nabikora. Kwizera kwanjye ntabwo nizera ko ibintu byose Fifi akora cyangwa se areba nanjye ari byo ngomba kugenderaho, kuko hari ibibakora, hari ibyiza, ahubwo njyewe umuntu nizeye nkabona ibikorwa bye. Ndavuga cyane cyane ku bikorwa muri rusange dushobora gukora muri sosiyete. Ibikorwa runaka akora niba ari byiza, namwigiraho nkabikora kugira ngo nanjye undi muntu azizera ibyo nakoze bimugirira umumaro. Nicyo kintu ngewe nkunda kuvuga kuri icyo kintu. Ngewe ku giti cyanjye rero ikintu nizera cyane cya mbere, nizera ko Yesu Kristo ari umwami wanjye, kandi ko yapfuye akazuka kubw'ibyaha byanjye. Kubw'ibyo nkaba nzabona ubugingo buhoraho. Icyo kintu cya mbere nizera. Naho iby'abantu byo, ubwo ndi kuvuga ku byo waruvuze. Naho iby'abantu byo kuvuga ngo umuntu ngo ntago njajinga umuntu umwe cyangwa ngire uwo ncira urubanza, oya. Ahubwo kuko abantu ni abantu, turi no mu isi, icyo mba ndeba ni ukureba ngo nkuko waruvuze wenda ngo urebe ibyiza akora, ngo urebe iki. Ntekereza ko ngewe kuri kumandinga business z'undi muntu ngo akora ibi cyangwa agira gutya, ikiza nuko kuri we natekereza ko yaba azi Yesu, ko kumumenya ni byose. Kumenya umuzi ibintu byinshi biroroha, niyo ugeze mu bikomeye ntabwo situation kurenga. Ubu ufite amahoro, n'ubwo inyuma nta mahoro ahari, ariko mu mutima amahoro urayahorana. Reka tuganire noneho, uraza kumbwira no kuby'impano yawe, ariko reka tumaze tuganire kuvuga ngo uyu mukobwa arakijijwe. Ngo uriya mukobwa arakijijwe, wabireberaye. Ese umukobwa ukijijwe mumbwire, umukobwa ukijijwe ni umukobwa umeze ute? Mwebwe muvuga ngo runaka ngo umukobwa ngo arakijijwe cyangwa umusore arakijijwe. Hari ababireba bitewe na doctrine z'itorero usengeramo,
uko byaba bimeze kose ntabwo umuntu yakwambara ubusa ngo uvuge ngo wenda ngo uyu nguyu ngo afite indangagaciro, sibyo? Ariko nanone nta nubwo indangagaciro zikwiye kurebwa ngo uyu muntu yambaye ibintu birebire ngo afite indangagaciro, kuko hari n'abajijisha wenda ntago mbizi, sibyo? Wowe tubwire ku giti cyawe, cyangwa n'ibyo wumvana abandi bakobwa cyangwa n'ababyeyi. Murakoze cyane. Njyewe uko mbyumva ku giti cyanjye, kuvuga ngo umukobwa yarakijijwe, ikintu cya mbere narebaho, ntabwo nareba ku myitwarire, kuko icyo cyo ni ikintu gisanzwe, kuko sinakubona wambaye ubusa mpita nibwira icyo ari cyo. Ahubwo ngiye ikintu cya mbere ndeba, ese uyu muntu imyemerere ye, kuko mu ijoro nta dini rizajyayo. Niba rero nta dini rizajyayo, buri muntu akijijwe bitewe n'aho abarizwa, kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo buri muntu wese mu itorero rye aba uwejejwe muri ryo. Niba nsengera ahantu runaka bakaba bambara ibigera ku birenge, ubwo izo ni indangagaciro zindanga muri iryo torero. Ni mu gihe nsengera aho rero umuntu uzambona akabona sinambaye bimwe biranga iryo torero ndimo, azamenya ko ntakijijwe, kubera ko itorero ndimo rinyemerera kwambara ibyo, kugira ngo n'umuntu wese undeba ahite anabyibwira physically. Ikindi navugaho ni uko kureba umuntu gutya ngo uvuge ngo arakijijwe biragoye. Cyakora dushobora kwicarana uko tuganira, uko nkubona, bikampa igisubizo cy'uko ukijijwe cyangwa udakijijwe. Cyambere rero ni uko ushobora kuganira n'umuntu ukamureba uko agenda se, uko yitwara. Hari igihe ushobora guhita ubyibwira ukavuga uriya muntu ariho umwuka w'Imana, arakijijwe pe. Ikindi narenzaho ku buryo ushobora kureba umuntu, imyitwarire yo ntabwo nyikomantaho cyane kuko ni ibintu biba bigaragara. Si uvuze imyitwarire buriya ni iyihe ushaka kuvuga? Murakoze cyane. Imyitwarire uba ufite ahantu nyine uba ukorera, wenda mvuge nko mu kazi cyangwa uba utuye, ukuntu witwara kuri bagenzi bawe cyangwa uburyo muba mubanye, nibyo bintu bishobora kugaragaza. Ese Divi, ibyo uvuze ndabyemera, ariko n'amatorero nubwo atandukanye, nubwo bavuze ngo buri muntu mu itorero abejejwe muri ryo, nta torero ribwira abayoboke baryo ngo ugende ukora ibyaha. Ntabwo yaba katolika, nta gatolika harimo amategeko 10 y'Imana, baravuga ngo ntukice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzabeshye cyangwa ngo ubeshyere abandi. Byose urumva ko baba bikora kimwe. Nuko nanone yaba mu badive, yaba mu adventiste, yaba mu bapantekote, yaba mu baporo, mu baporoso, harya abandi n'ibandi abasilamu, nta dini numva ribwira abakristo baryo ngo mugende mukora ibyaha. Ariko still ibyaha birahari, kuba bihariho birahari, kandi ntabwo nta ntungane yabaho 100%. Nese ko ibyaha bihari biri kandi abantu bajya mu masengero atandukanye. Impamvu nyine nakubwiye, njyewe nkorana nawe, sibyo? Ushobora kunkorera akantu gato cyane ukandakaza, nkumva ko ugomba kunsaba imbabazi. Iyo usabye imbabazi, wowe wankoshereje, nawe ukabibona ko wankoshereje, ukansaba imbabazi. Icyo gihe rero iyo wakosheje, wawemeye ko wakoze icyo kintu cyabangamiye mugenzi wawe, ukamusaba imbabazi, ukaba wemeye guca bugufi. Si icyaha uba ukoze niba wambangamiye. None se yagusabye imbabazi, hari urundi rubanza ruhari? Nta rundi rubanza rwose. Niyo mpamvu rero tugomba kugira gute, buri muntu mu itorero aba agomba kuba yejejwe. Naho nkorera, naho ngenda, simba ngomba kubangamira. Icyo nshaka ko kumvisha nuko kwezwa ari muri rusange. Ahubwo mbwira wowe, mbwira umuntu ukijijwe noneho kuri Divine. Wowe kuri Divine wivuga ngo namwegereye, ngo namurembye, ngo nabanje kumwigaho. Kuri wowe umuntu ukijijwe noneho kuri wowe ameze ati? Urambwira umukobwa, umbwira n'umuhungu. Ni umukobwa wambaye gute? Kirakivuga. Ni umukobwa usate? Iki kivuge kuri wowe. Murakoze cyane. Kuri njyewe umukobwa ukijijwe, ntabwo navuga ngo imyambarire, kuko imyambarire ntabwo ari izajya mu ijuru. Icyo cyo rwose ndagihamya, kuko ntabwo imyambarire izajya mu ijuru. Njyewe bitewe n'ibyo nakoze nibyo bizamperekeza nkajya mu ijuru.
ahubwo umukobwa ukijijwe sibyo ngewe uko mbyumva ni umuntu usenga uko asenga kose bitewe nyine ariko akaba yemera Yesu Kristo ku giti cyanjye nk'umwami n'umukiza ko yapfuye akazuka. Uri umuhanzi kuvuze ko imyambarire utayitonaho konte ubu ngubu numara kuba umustar cyane uzajya wambara za nkweto zigera aha n'ikabutura igera kanikoreho ngewe hari inkweto zigera aha n'ikabutura igera kandi kuvuze ko imyambarire nta kibazo ujye kuri stage. Ngewe impamvu ntabyambara ndi umukristo kandi turi kuvuga n'ubundi umukristo tutavuze idini kuko noneho impamvu ngewe nta kwambara ibyo ku ndangagaciro zanjye singomba kwambara ibintu bigufi urumva singomba no kwambara amakabutura noneho mu gihe ntabyambara kuba naba umuStar ntabwo bizahindura izina Divine n'ikimurimo. Tuzaba turi bera kino kiganiro tuzongera tukigarure n'umuStar tuzakigarura ahubwo nyibwirira ubwo kuko wavuze ngo imyambaro ntuyitonaho konte ngo ntago wakwambara ikabutura ubwo uravuze ngo umukobwa wambara ikabutura ntagakijijwe. Oya kuba akijijwe ntabwo bivuze ko adakijijwe ahubwo buriya afite uburyo nawe yumva ko imyambarire ye nta kintu imutwaye imbere y'Imana kuko ngewe ntabwo naza kujajinga umuntu mubwire ngo kuba wambaye ipantaro ariko twinjiye nko wenda tukajya nko ku ruhande rw'amadini urumva tujye nko ku ruhande rw'amadini nkubonye uri umukristo mugenzi wanjye reka mvuga uri umurokore kuko ndi umurokore. Erega abarokore ni bose no macece n'abarokore vuga ndi umwadeperi ukaba uri umwadeperi mugenzi wanjye tugahura wambaye ipantaro nahagarara nkakubaza impamvu wayambaye kandi ubizi ko mu idini ryacu tutabyemera urumva kuko niba wiyemeje ikintu ugomba kugenderaho ntabwo ugomba guhamanya niba ngiye nagiye mu itorero mbizi ko batambara amapantaro ntabwo kandi mbizi ko hari n'abandi bayambara ninshaka kuyambara nzajya habayambara bari ariko ndeka kugusha bene data batayambara. Divi wahagarara ukamubwira ngo iki ubwira ngo iki uhagaze bivuga ko nabi tuvuga murahuye n'umukobwa wambaye ipantaro kandi inshuti yanjye niba atari inshuti yawe kubizi ko ari umwadeperi. Oya ndavuga cyane mu nshuti zanjye ikintu cya mbere namureba mu maso ndiko muko ibyo wambaye ni ibiki none se umuntu wegere mubwira ngo niko muko ubwo mwamukivuganye ibintu ukuri wamubwira ngo iki ibyo bintu wambaye ni ibiki kubizi ko twebwe tutemerewe kubyambara kubera iki wabyambara kuko kenshi na kenshi n'ubundi bikunze kubaho ugasanga nyine abana turi mu rugero rumwe bari mu idini bakumva nyine bamaze nko kugera hejuru bakwambara ipantaro ariko mu by'ukuri niba uri mu idini ritemera imyambarire yawe nta mpamvu yo kurigumamo jyaho ubohokeye iyo myambarire ku buryo utazanagira gute utazanabangamira bagenzi bawe bakagutekerezaho bakakuvuga menshi kuko n'ubundi guhura na Divine nambaye agakabutura kandi ari umuririmbyi ibyo bintu ntabwo byaba rwose ari too much ahubwo ngewe nagenda harya nihera wajya he najya aho babyambara umeze nkaho uhazi usa nkaho uhazi ahubwo mbwira aramutse ari akazi kabimuteye hari igihe ashobora kuba ari akazi kabimuteye ukaba wamuhura nawe hariya ari kwigendera ukagira ngo hari ibindi bintu byatumye byambara icyo gihe nyine urumva twaba twaganiriye uyamutanaganiriye adafite n'uwo mwanya ari akazi nazabimenya koko ari akazi wabanza ukanabyitekerezaho ntabwo umunsi wa mbere duhuye gutya nakubaza wansobanurira ko ari akazi nkumva ni amahoro ariko umunsi wa kabiri duhuye nkakubona wagiye ku mazi ari bya bindi mu mapati ari kwa kundi urumva nyine haba harimo ikibazo ahubwo nakugira inama ahubwo hari inshuti yanjye rero kugira ngo ducumuze inshuti z'umusaraba reka tugende aho iyi myambarire yemewe aba ariho tujye kuyambarira ariko aho turi ubu ngubu ntabwo tubyemerewe aho kugira ngo tugushe rero abandi tujye aho babyambara ni ibintu biba byoroshye rwose.
hanyuma reka tuvuge no ku umusore ukijijwe ubundi akenshi usanga ibibazo bikunze kuba ku bakobwa no ku bagore imyitwarire kubera ko bo bagomba utuntu twinshi bagomba kwisiga bagomba gutsokoza bagomba kuba basa neza ukundi kuntu abagabo bo nta puderi bisiga barayisiga bakeya nta rabero bisiga ku munwa nta bintu byinshi by'amaprotokole abagabo bagira cyangwa abasore ariko nanone hari igihe nanone mu madini atandukanye kuvuga ngo umugabo ukijijwe cyangwa umusore ukijijwe reka twivugire ku musore asate ameze ate kuri Divine reka banza mbwira nanjye naza kumubwira uko ngiye mbyumva. Murakoze cyane. Umusore ukijijwe ni wa wundi utaraye mu kabyiniro byuke mu gitondo aza gusenga ubona arimo agenda atembagara yanywe inzoga karenze urugero ugasanga biragaragara nyine umuntu wese akamubona agahita amenya uko yaraye wareba imyambarire ugasanga mana yanjye imyambarire y'imbwira muri musore udakijijwe umusore udakijijwe hari igihe uhura n'abantu banyweye urumva ugasanga ubwe ntari kwitekerezaho ngo amenye se nambaye nte aho ngeze nihe ugasanga noneho ya pantaro yari kuba akenyereye hano yamanutse yageze hano aho ngaho yaba atayambayera mbese nyine urumva yaba ni ibintu nyine biranga umusore udakijijwe mu by'ukuri kuba yaba anywa ibiyobyabwenge ku buryo wamureba nyine ukabyibwira akaba yaza muri sosiyete imico yo ku muhanda akayigaragaza mu nzu y'Imana mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo biba bigaragaza imbuto z'uko ari umukristo. Reka tuvuge tutavuze muri ADPR gusa ahangana tuvuga ko umusore sibyo ko gukizwa ntabwo biri muri ADPR gusa sibyo rero umusore ukuje imbere yambaye ipantaro ya deshire n'inkweto zitarimo amasogisi numvishe ko ku rusengero rwanyu bajya bategeka n'abasore kwambara amasogisi yambaye ipantaro y'icupa ariko ideshire n'ishati imwegereye wenda aniyogoshesheje wenda ukuntu uwo musore kuri wowe yabakijijwe ntabwo ngiye namucira urubanza kuko buri muntu wese agira imyambarire akunda ariko ikintu ntahamanya n'uwo musore ni ukwambara poketi akarenza urugero. Deshire nta kibazo deshire nazo hari deshire uba ubona amadeshire njya nyabona mu mapantaro hari deshire iba iciye hejuru ariko mo imbere harimo utuntu ku buryo umureba ukabona umubiri ntugaragara mbese urumva hari ikintu itwaye. Ikindi navuga kuri uwo musore rero birasekeje uwo musore kuba yakwiyambarira akantu kamwegereye ashobora kuba nyine ari gento urumva nawe akaba abizi ko ibintu bimwegereye ari byo bimubera mbese ubwo wamubuza kwiyambarira uwo mwenda ukuntu abyumva wabyumvise ukuntu umusore wambaye ufite imisatsi ikaraze barahari b'abacuranzi barahari mu macaca atandukanye uri n'umuhanzi uzajya kubaririmbira bariya cyangwa nabasabe serivisi abariya bakubita ingoma nk'uriya musore ukubita ingoma za mbonyi muraje kuguhanurira ntago wakumva ubuhanuzi nyine kuba afite imisatsi ikaraze nabyo imisatsi twabigarutseho cyangwa kuba yaba afite dread ntabwo yaba muri bandi gucurangira cyangwa wahita uvuga ngo ntagakijijwe cyangwa uvuge ngo Divine ngufitiye ubuhanuzi Imana irakuntumyeho. Njyewe ntabwo navuga ko uwo muntu ibyambwiye atari ukuri kuko ntabwo Imana izabura kubwira umuntu ngo runaka mufitiye ubutumwa agenda ubumuhe ngo nuko afite dread none se dread nizo zizagaragaza ukimureba ku maso ko uhita uvuga ngo uriya muntu ntakijijwe. Njye ntabwo nzareba ngo ambwiye bino cyakora nakubwiye umusore ntakundira hari umuntu waza koko kabona arimo aratembagara mu by'ukuri ubwo se ukambwira ngo nkaba nciye hari Nyamirambo ngasanga umutipe yibereye ku gacupa kiwe akampagarika ngo reka nkubwire iby'Imana imbwiye oya ariko uwo nguwo namwumva ahubwo nkamenya isi ibintu ambwiye bihagaze biti nkakuramo ibyanjye
ibitari byanjye nabyo nkabireka kuko ntabwo umusatsi ari uzatuma agira ate aza mpita mvuga ngo reka ngo ibyo ntabwo ari by'Imana yakubwiye. Oya, buri muntu wese ntabwo Imana ihagarara ngo izabwira umurokore ngo kuko ari we wiyogoshesha ordinaire, ntabwo Imana izakorera mu barokore gusa. Kandi ntabwo abantu bafite umwuka wera ari ukuvuga ngo nabarokore gusa, n'abandi bose barawufite. Umuntu wese wemera Yesu umwami n'umukiza aba afite umwuka wera pe. Vanaho rero kuba yasinze ni umusore utasinze kuko arakijijwe, uko yambaye kose nta kibazo, nabyumvise ko nta kibazo ufite ku myambarire. Ubundi Divine yakunda umusore umeze gute? Mangiye umusore nakunda rero ntabwo namuvuga nonaha kuko nzamukubwira natangiye kubyinjiramo. Mbwira none ndumva nshaka umusore umeze gutya. Igihe natangiye gutekerereza gukundana nibwo nzatangira kwiyumvamo n'umusore nakunda uko yaba ameze. Ariko nubwo utari wakundana ushobora no kureba umusore ukavuga utura umusore ndabona ari sawa, wenda wambaye tise, watebeje, wambaye neza. Erega ibyo byose biterwa naho byambaye. Okay, urabona Divine ni umunyakigali, ngaho mbwira umusore wambaye neza kuri wowe yambaye gute? Umusore wambaye neza kuri njyewe byaterwa naho tugiye mu icaci, akaba yambaye agashati yateye pasi, yambaye agakweto gahanaguye neza, uwo musore nta kintu atwaye. Ariko turi nko gutembera gutya, tumye mbivuga, turi nko gutembera yambaye nk'akarakoste hasi akambara wenda nk'ipantaro y'ikoboyi nziza, ipantaro nyine itise akayijyana gusenga, none y'ikoboyi ya indi nziza ariko utagira ngo ni za zindi za bibiri, agashyiraho n'agakweto keza tari congo. Ikabutura nayo yaba nziza bitewe naho tugiye. Okay, wabyumvise. Reka mbere ko nza kugera ku mwanzuro ngiye wanjye tubanze umbwira no ku buhanzi. Uri umuhanzi, urimba muri worship team, ugiye kundirimbira indirimbo yo muri worship team yayindi ukunda gutera, ujya ufata mikoro ugatera. Yego. Hanyuma uraza no kumbwira ku buhanzi bwawe kugira ngo n'abantu badukurikiye, ndahita nshyiramo link hariya hasi y'abantu badukurikiye kugira ngo bajye kureba indirimbo yawe, ugire n'icyo usaba abakunzi bagukunda n'abashaka kugira ngo impano yawe izamuke. Indirimbo uri kuririmba muri dushe muri no minsi iri kugufasha, ugasohoka muri dushe ukajya guteka, indirimbo urimo kuyiririmba ukongera ukagaruka, ibintu nk'ibyo ukumva indirimbo yanze gushira. Ni indirimbo nkunda kuramya cyane no guhimbaza, ndabikunda rwose nubwo ntaheruka kurepeta. Nzama ndirimba Yesu, mvuga urukundo rwinshi rutagira akagero, urwo yadukunze, bamubambye ku giti ngo acungure isi yose, wa musaraba we w'imbabazi niwo nge nifuza. Haleluya, 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 n'umukiza. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Hanyuma iyi ndirimbo se mujya muririmba muri worship team? Ko numva ntayizi cyane, ntabwo mperuka kujya muri worship team. Ntabwo heruka. Arambwiye ngo ntabwo mperuka. Indirimbo abantu bazi noneho. Indirimbo bazi. Nanjye nzi. Gerageza ushaka indirimbo zino ko tudasengana. Imirimo yawe Mana yose irahebuje, ibyo ukora byose Mana
byose birahebuje nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze nicyo kidutera mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima n'imirimo wakoze wantwaye nkajya kugufasha kurira. Hanyuma indirimbo yitwa urugendo washyize hanze ni indirimbo yanditswe n'umuhanzi witwa Dani Mutabazi. Byarakoroheye kwegera uyu muhanzi cyangwa yaguciye menshi? Oya, iyo wasenze isengesho rigera kure. Nageze nsanga Imana yabiteguye, tumubwira nyine icyifuzo, bwira ati natwe turabafasha. Mbese biba bigoye nyine kugira ngo umuntu nk'uriye umutinyuke kumusaba serivisi, ariko nyine iyo wasenze ubwoba bugashira ugenda wumva nyine ushize amanga gusa, kuko hari abari bari kumfasha nyine bakanganiriza bakambwira ko twamwegera tukamugezaho icyifuzo nawe akadufasha. Ni ukuri Dani Mutabazi yanyandikiye indirimbo nziza, mboneyeho no kumusabira umugisha, Imana imuhe umugisha ahari kuko yaradufashije. Njyewe nyine ibyo ntatekerezaga ko yakora nk'umuStar ariko yarabikoze. Wavuze ko tuganira kuri TV10 wambwiye ko ufite impano yo gusenga no kuririmba, none se ujya kuza hano kuri TV10 cyangwa tujya guhura wasenze? Nasenze nyine kugira ngo ubwoba bushire n'ibibazo mbaza bibe bike. N'ibibazo byanjye bize kuba bike. Uzi ko mpamvu nashatse ibibazo nkabibura? Naho wasenze ngo ibibazo byanjye bibe bikeya. Hanyuma Dani Mutabazi asanzwe afasha abandi bahanzi kwandika, hari abandi bahanzi bazi yandikira? Yego. Yandikira akubwiye ko yandikira abandi? Nabisomye mu binyamakuru. Yandikira Vestine na Dorcas. Ko nabonye indirimbo zabo ebyiri, iriya isaha n'umutaka ni Dani Mutabazi wazanditse. Ko nyine urumva nibitangaza nyine kuba yaba yandikira abastar nka bariya, nawe ukaburimo. Nanjye rero Imana ikaba yaramukoresheje akadufasha, urumva ni ibintu bitaba byoroshye. Ndaza kumvira indirimbo yawe neza numve ko ntataciye irimo, kuko ushobora gusanga indirimbo za Dorcas na Vestine zijya gusa n'iyawe, sibyo ra? Ubwo zanditswe n'umuntu umwe, abantu barabikubwiye? Ni nagiye numva nyine abantu babimbwira, twambaza ni se ko twumva injyana y'indirimbo yawe ari ya ba Vestine no kubera iki? Nyine ariko narabasubije, nababwiye ko amavuta ari amwe. Amavuta namwe. Hanyuma nihe verse muri ino ndirimbo yitwa urugendo igufasha cyane, ikunda kugaruka? Nyine nihe murongo muri ino ndirimbo ugiye kuturimbiramo, umurongo ukunda kugufasha wumva ugaruka kenshi? Kuko indirimbo aba ari ndende ariko hakaba gace kakomeza kaza kwa kundi nahoze mbikubwira gafasha umutima wawe. Kuko ari utuntu tubiri twose utumbwire niba ari tubiri. Ndatuvuga mu magambo. Igitero cya mbere rwose Mana yanjye niyo nkiririmbye emosiyo ziramfata nkarira pe. Hari n'aka bridge kavuga ko amaboko amfasha atazandekura, ibinkurura byose cyangwa ibindwanya, ibinci intege mu rugendo bitanshobora kuko mfite amaboko amfasha. Igitero cya mbere rero, ubwo rero mbere yo kugira ngo turirimbire uri ubanza udusengere dusoze uririmba, banza ubwire abanyarwanda icyo bifuzaho. Uri umwana uje kandi ufite impano, nturaba mukuru cyane, ugiye kurangiza Secondaire umwaka utaha,
niki wifuza ku banyarwanda hanyuma bagufasha iki bagusengereye baguha amafaranga bakubwira ko ufite impano baguhe courage niki wifuza kuri bano bantu badukurikiye murakoze cyane ikintu cya mbere nyine nabasaba ni amasengesho kuko ibintu iyo birimo isengesho biba ari ibitangaza nawe urabizi cya kabiri ubufasha bwose bushoboka courage ibikenewe burya ukoze ikintu nta muntu uguha courage ntabwo rwose nawe wacika intege naho amafaranga yaza ku mwanya wa nyuma ngiye ku giti cyanjye amafaranga yaza ku mwanya wa nyuma cya mbere yabisengesho cya kabiri babona nshoboye bakama courage kuko imbaraga baguha mu byo wakoze nizo zigutera gutuma n'ubundi ukora ibindi abafite ubushobozi yaba mu mafaranga bayazana tugakora umurimo w'Imana. Arakoze cyane rero ugiye kudusengera hanyuma turirimbire cya gitero kigufasha tujye dusoza ikiganiro. Murakoze turagushimiye mwami Yesu tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe mushimiye yuko wanyemereye kuza kuri TV10 suko nari mwiza kurusha abandi ahubwo ni imbabazi zawe n'urukundo rwawe shimiye naba ngaba bampaye ikiganiro bakemera ko nicarana nabo suko nari mbikwiriye ahubwo ni urukundo rwawe data rero aka kanya turakwinyize kugira ngo uburinzi bwawe bube kuri bo ubahe umugisha uturutse ahera hawe kandi ubahe imbaraga z'umwuka wera no kugukorera ndakwinyize kugira ngo ubateze indi ntambwe irenze aho bari kugira ngo tuzasoze uru rugendo turirimba izina ryawe urakoze rero bana natwe kandi ukomeze kutugirira neza icyo twanze ni imigambi ya Satani ahubwo duhamagaye Imana n'umwana n'umwuka wera kugira ngo bikomeze kubana natwe twese n'iteka ryose amen. Inzira n'ubwinyerera kwizera nakuye ku musaraba kuzandengera kunyoboye ashoboye gutsindwa bavuga kuzava he unyoboye arashoboye azanyiza ibikomere unyoboye arashoboye azanyiza ibikomere amaboko amfashe ntazandekura niyo mpamvu ibinkurura bitazanshobora amaboko amfashe ntazandekura niyo mpamvu ibinkurura bitazanshobora. Murakoze cyane. Aha reka tugere ku musozo w'ikiganiro ariko nkubwire ngo Divine afite impano gushyigikira umuhanzi muri no minsi ntabwo bigoye wamushyigikira uko umutima wawe ukubwiye ntabwo bakigura cassette cyangwa bagura ngo amasede ahubwo ni kugenda ukajyaho indirimbo yitwa urugendo ya Divine Nyinawumuntu iri urandika urugendo hanyuma by Divine Nyinawumuntu yibone ugende ukore subscribe kuri ya channel indirimbo ze bazishyiraho hanyuma unamubwire courage muri comment wumvishe ko ashaka ko mumutera courage mukanamusengera. Ikindi rero mu byo twari twaganiriyeho mbere umukobwa ukijijwe cyangwa umuhungu ukijijwe ikintu cya mbere ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza uramwakira yakurimo ni ukuvuga umwuka wera kuyobora uko ugomba kwitwara nk'umuntu ukijijwe kuko umwuka wera ni utuyobora hanyuma kuri physical appearance uko umuntu agaragara harugaragara neza inyuma akubwira ko ari umuntu witonda nyamara wenda mo imbere nta kintu kirimo n'uwo Yesu amuvuga ku munwa gusa cyangwa atanamuzi hari n'ushobora kugaragara ukamona ko umuciri rubanza ngo afite dread cyangwa afite ibindi bintu ku mutwe wenda bitewe n'imyumvire yawe naho wavukiye n'ibyo bakubwiye burya imyumvire ivana naho wabaye ivana nabo wabanye nabo
hari n'abantu bajajinga abandi cyangwa bacira urubanza abandi ugasanga akazi bakora ni nk'ako gucira urubanza abandi ariko buri ujye umenya ko ikintu cya mbere ari uko wakira Yesu akakubera umwami n'umukiza ukamumenya iyo umuzi ubuzi ibyo ukora iyo umuzi kandi wera imbuto ntago tukubwiye ngo ugende wambara ubusa ugende kugusha abahungu b'abandi cyangwa abagabo b'abandi oya nta nubwo tukubwiye ngo ugende wambare deshire wambara ubusa nyine amataka agenda agaragara yose oya ahubwo umwuka wera akuyobore mu byo ukora nakuyobora twebwe nk'abantu se turaza kubikora iki yakuyoboye rwose niba ufite dread imana ikagutuma ku muntu ugenda umubwire ntago kakisa kari muri dread cyangwa kari mu misatsi wakaraze bivana nuko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ntago turi hano kukujajinga ntago turi hano kujya uvuga ngo wenda ngo imyambarire ngo myiza niyi icyo tukubwira nuko icy'ingenzi ari ukwakira Yesu akakubera umwami n'umukiza ukemera ko yapfuye akazuka kubw'ibyaha byawe ijambo ry'Imana rivuga ngo niwatuza akanwa ukavuga ko Yesu ari umwami nawe uzakizwa ubwo rero nawe wahature kandi kwatura ni ukuvuga nk'uko ndi kuvuga umubwire iyo ubwira Yesu ntago ubwira umuntu arumva yaremye amatwi se ni ukuvuga ko atumva yaremye amaso ni ukuvuga ko atakubona byose arabireba arabyumva reka nshimire cyane Divine waduhaye umwanya Imana iguha umugisha namwe Imana ibaha umugisha twifuza kukubona uri umuhanzi nka za nzozi za urota wambwiye ko ufite inzozi zo kuzahagarara na Israel Mbonyi kuri stage mukaririmbana mutari mu Rwanda izo nzozi Imana rwose izisohoze hanyuma n'ibindi byose wifuza Imana ibiguhe tukubona uri umuStar ariko nanone wuzuye umwuka wera utazaba umuStar umwuka wera ukamusiga bizaba birangiye ubwo zaba ari performance ntago azaba ari ngomba kuba umuhanzi ariko mfite Yesu umwami n'umukiza reka dusoza rero gira bushimira bari kugufasha nubwo utaragera kure ariko hari abantu bari kugufasha gira bushimira bavuge no mu mazina murakoze cyane ndashimira lebo iri kumfasha yitwa TFC TRINITY FOR SUPPORT ngashimira na Dani Mutabazi nabivuze ko mushimira abo dusengana turirimbana banshyigikira Imana ibaha umugisha ku ishuri hari abamfasha dosi wacu nawe kwarakijijwe nawe hari igihe nyine nko ku ishuri ko tuba dufite n'amaraje pra bateguye igiterane tukaririmba nawe ndamushimiye kuko hari uburyo adufashamo kandi by'umwihariko na TV10 ndayishimiye na Fifi ubari imbere nawe ndamushimiye kuko yemeye kumpa umwanya we ntabwo biba byoroshye nawe Imana imuha umugisha na mama kandi n'abavandimwe kuko abantu bose bama crash Imana ibaha umugisha nukuri arambeshye ngo Fifi ngo ntabwo biba byoroshye nukuri biba byoroshye nta kintu namugoye tuza kumva ukavugiza ubwabo kunyegera niba uri umuhanzi nawe ukaba ufite impano cyangwa ukaba ari impano ufite ndi hano kugira ngo dufashanye kandi Imana ikomeze ihabwe icyubahiro reka mbashimire mukomeze mubane natwe niba utarakora subscribe hanyuma tujye twibanira hano kwirigara twiganirira ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo ubuzima bukomeze bworohe kandi tububemo tutabukomeza tutarira niyo warira basi unazi unaseke unihanagure dushimiye cyane Jado Imana imuha umugisha wari uri kuri kamera Imana izamuha ubugingo buhoraho cyo kintu gikomeye izamuhe n'umugore mwiza